Ndabasuhuje mbahaye ikaze mu biganiro byacu nitwa Mwami. Tuyoganira ku bibazo bikomeye kugeza ubu umushinga wa Pi Network ufite, ari nabyo bituma abapioniya hirya no hino bino bakumva ko mu by'ukuri hari ukuntu Pi Core Team igenda ibabangamira. Mbahaye ikaze kugira ngo tubiganireho. Mu myaka 7 ishize nibwo Pi Network yabaye igitekerezo cyahurije hamwe abantu batari bake mu mateka ya crypto. Buri munsi miliyoni z'abantu z'abapioniya bafungura application ya Pi Network bagakanda buto yo kumininga, batumira inshuti n'imiryango, buzuza ibisabwa byose byashyizweho na Pi Core Team. Bamwe batanga ibyangombwa byabo muri KYC, abandi bakaraninga amanodes, abandi bagatanga ibitekerezo, benshi bakora ama app, kandi hejuru ya byose bagafata umwanya wabo ndetse n'icyizere cyabo bakabishyira mu mushinga umwe wa Pi Network. Byari urujya n'uruza rw'abantu bizeye ko bagira uruhare mu kubaka blockchain izaha agaciro umuntu usanzwe, itari banki cyangwa ibigo bikomeye gusa. Ariko uyu munsi, nyuma y'iyo myaka yose, hari ikibazo gikomeye kitari icyo guhisha. Pi Network ntirashyira mu bikorwa amwe amasezerano y'ingenzi yatanze, kandi uko igihe kigenda gihita, icyo kibazo kigenda kigira ingaruka zikomeye ku cyizere, ku gaciro ka Pi no ku hazaza h'iyi ecosystem. Ikibazo cya mbere kandi gikomeye cyane ni icyiswe second migration, ari nacyo cyabaye ikimenyetso nyamukuru cy'ubwumvikane buke hagati y'abapioniya na Pi Network. Miliyoni z'abantu baracyategereje Pi zabo zavuye mu byiswe referral bonuses, KYC rewards, nk'uko byavuzwe ko muri iyi Q1 ya 2026 iri butangwe, ndetse n'inyongera zishingiye ku kwitabira ecosystem no gukoresha application zitandukanye. Iyi Pi rero si impano yatanzwe kubw'ubuntu, ni umusaruro w'igihe, imbaraga n'uruhare rw'abantu mu kubaka network kuva mu ntangiriro zayo. Ariko kugeza ubu izo Pi ziracyafunzwe, nta bisobanuro bisobanutse bitangirwa ku gihe by'igihe zizafungurirwa, nta roadmap ihamya abantu bakwizera, kandi itumanaho muri iki gihe rigenda rigabanuka uko imyaka igenda ishira. Ubukungu bwa blockchain ntibushobora gushingira ku byiringiro gusa, kuko balance itagaragara mu buryo bufatika igenda itakaza agaciro kayo mu mitekerereze y'abantu uko igihe kigenda gihita. Ikindi kibazo gikomeye ni igabanuka ry'igiciro cya Pi, ariko iyo usesenguye neza usanga byari byitezwe. Igihe kinini Pi yari ifunze, abantu bayitegereje bayibonamo agaciro k'igihe kizaza, ariko igihe amahirwe yo kugera kuri liquidity yatangiye kugaragara, Pi nyinshi zafunguriwe icyarimwe mu gihe nta koreshwa rifatika ryari rihari ku rugero runini, nta masoko yuguruye byuzuye, nta bucuruzi bukomeye bushingiye kuri Pi, ndetse n'ubu Pi ikaba ikiri mu byiciro by'igeragezwa. Ibyo byatumye rero selling pressure yiyongera cyane, kandi nta demand ihagije ihari. Iyo umuntu amaze imyaka 7 ategereje gukoresha umutungo we, agasanga nta buryo bufatika bwo gukoresha, kugurisha biba ari icyemezo gisanzwe cy'abantu, ntabwo aba ari ikibazo cy'ubwambuzi cyangwa ubwikunda, ahubwo aba ari reaction isanzwe y'ubukungu. Hari n'ikindi kibazo gikomeye kijyanye n'ibyo Pi Network yita apps cyangwa dApps na ecosystem, si ukubyitaho kuko natwe turabibona. Nubwo kuko ari amadApps, ama application atandukanye yakozwe, inyinshi muri izo application ntizifite ubukungu bufatika bubasha gukurura demand ihoraho ya Pi. Izo application ntizishyiraho uburyo Pi isohoka mu isoko igasubiramo, ariko nanone igarukanye agaciro kayo. Ntizikora mu bwisanzure bwo hanze ya Pi controlled environment, kandi akenshi ziguma mu rwego rwo kugeragezwa aho kuba ubucuruzi bukora koko. Kureba apps, gukanda buto ugiye kumininga cyangwa kugerageza prototypes ntibihwanye no kugira ubukungu bukora. Blockchain ikomeye isaba open commerce, integration n'izindi networks, ndetse tutibagiwe freedom ku ba developer n'ibigo bifite impamvu nyayo yo gukenera Pi.
Kugeza ubu rero Pi iracyasa n'iri muri sandbox ifunze aho kuba sovereign digital economy yisanzuye. Nyuma y'imyaka 7 yose Pi network iracyari mu rwego ruyoborwa cyane n'inzego za core team. Supply igengwa, access iracyari restricted n'amateka agenga ecosystem ashobora guhinduka hatabayeho governance isobanutse cyangwa uruhare rugaragara rw'umuryango mugari w'abapioniya. Decentralization si ijambo ryo kwamamaza rikoreshwa mu nyandiko nziza. Ni imiterere igomba kugaragara mu mikorere ya buri munsi. Iyo ubuyobozi bugumana ububasha bwo gufungura cyangwa gufunga access, kugena igihe supply izinjira mu isoko no guhindura amategeko, Pi ibitaba blockchain yuguruye byuzuye n'ubwo nodes zaba ari nyinshi hirya no hino ku isi. Ariko ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose ni ituze n'iceceka mu itumanaho. Abapioniya benshi ntibasaba ko byose bigenda neza cyangwa ko ibintu byose bikora vuba, ahubwo bifuza ukuri, bifuza transparency, bifuza na timeline isobanutse igaragaza igihe buri bikorwa byose bizakorera. Igihe updates zibuze cyangwa zikaba rusange cyane, speculation iriyongera, amakuru atizewe agakwira hose, n'icyizere kikagenda gisenyuka buhoro buhoro. Kandi mu isi ya crypto icyizere ni inkingi ya mbere y'agaciro k'umushinga, kandi iyo cyangiritse bigora cyane kucyubaka bundi bushya. Ikibazo cya KYC nacyo gikomeje kuba nk'ihwa mu mubiri wa Pi network. N'ubu nyuma y'imyaka myinshi yo gucukura no gukurikiza amabwiriza yose yashyizweho, abapioniya benshi baracyategereje kwemezwa. Abapioniya batitabira cyangwa babuze amakuru ni abantu bakoze ibyo batabaga byose, batanze ibyangombwa byabo mu bwizere ariko bagasigara mu rungabangabo badashobora kwimukira kuri mainnet, nanone no kudakoresha Pi zabo cyangwa gutanga umusanzu wuzuye muri ecosystem. KYC yagombaga kuba urugi rujya ku bwemerwe n'ubwizere, ariko yahindutse bottleneck ikomeje gusenya icyizere n'ishyaka ry'abari baragize uruhare runini muri Pi network ndetse no gutanga ibitekerezo byabo bwite. Dore ko update ya Pi core team ivuga ko abantu bari barastackinze muri KYC ko barenga 700 ko bigiye gukosoka vuba bose bakabona ama KYC, ariko nanone biracyari imbogamizi. Ibi byose rero bigira ingaruka zikomeye ku cyizere rusange cya Pi network. Wallets nke zimaze kwimukira kuri mainnet, ibi nanone bikaba byaragabanyije participation n'ubwitabire. Abadeveloper batangiye gushidikanya ku hazaza ecosystem, n'abafite Pi igihe kirekire batangiye gutakaza ukwihangana, aho usigaye no kure n'ikiganiro rwose wareba ibyo abantu bakubwira ukabona ko bamaze gutakaza icyizere. Ibi rero byongera selling pressure igihe cyose Pi ifunguwe ku bantu bake, bigashyiraho system y'abantu babiri aribo bafite access n'abo Pi zabo zigifunze cyangwa bakaba batarahabwa KYC. Ibi rero muri rusange si decentralization, ahubwo ni imbalance yubatswe igenda isenya igitekerezo nyamukuru Pi network yari yarihaye cyo guha abantu bose amahirwe angana. Iyo rero urebye kure, ikibazo si uko Pi network idafite potential, kuko potential irahari kandi yanigaragaza, ahubwo ikibazo ni uko potential idashyirwa mu bikorwa mu gihe gikwiye, kandi igihe kigenda gihita, ariko ugasanga abantu mu by'ukuri nta makuru bafite kandi igihe ni ikiguzi gikomeye. Niba ikibazo cya KYC gikomeje kudakemuka ku rugero runini, adoption izadindira kandi abashaka kubaka kuri Pi bazatakaza icyizere, n'abapioniya bamaze imyaka myinshi bategereje bazagenda bacika intege. Blockchain ishobora kubaho mu ikoranabuhanga, ariko ntishobora kubaho idafite abantu bayizeye. Icy'ingenzi kurusha byose rero ni uko Pi network igomba gusobanukirwa ko umuryango w'abapioniya ari umutungo wayo ukomeye kurusha token ubwayo, kandi ntekereza ko banabizi cyane. Iyo umuryango rero utangiye kumva ko utakiri kumva, ko igihe cyawe kitahawe agaciro, nuko amasezerano yatanzwe adashyirwa mu bikorwa,
igitekerezo cyose gitangira gusenyuka buhoro buhoro. Igihe rero kirageze ngo Pi Network ihindure uburyo ikora mu itumanaho, itanga timeline zisobanutse, yemera aho yatinze kandi yerekana ibikorwa bifatika bigaragara bitari mu magambo gusa. Nubwo ariko nanone bimeze bityo, amahirwe aracyahari. Pi Network iracyafite amahirwe yo kwiyubaka bundi bushya, ariko ayo mahirwe asaba courage yo kuvuga ukuri, gufungura ecosystem mu buryo bufatika no gushyira umupayoniya ku isonga koko, atari mu magambo. Igihe cyo gutegereza gusa gisa n'icyarangiye pe, kuko abantu bararambiwe. Icyizere ntikigarurwa n'indi white paper cyangwa itangazo ryiza, ahubwo kigarurwa n'ibikorwa bifatika byumvikana kandi bibonwa n'umuntu wese. Igihe Pi Network yashobora gukora ibyo, yashobora kongera gusubiza agaciro icyizere cy'abantu bigeze kuyitangira imyaka 7 ishize y'ubuzima bwabo. Gusa nubwo hari ibibazo, hari icyizere nk'uko nabigarutseho. Tubona amatangazo ya Pi Network updates zitandukanye, tubona ko Pi Core Team mu by'ukuri iticaye, ahubwo yabanje gukora ibintu by'ingenzi, ari byo kubaka ibikorwa remezo Pi ecosystem izashingiraho kugira ngo noneho nayo ijye yashyira hanze open mainnet, ariyo izaza mu by'ukuri ihumuriza abantu, inashyiraho agaciro ka Pi Network bitewe n'uko utility izaba ikora muri Pi ecosystem. Ibi bizatuma tubona ariya madap yageze kuri mainnet atangira gutanga service.